abasirikare bagaruka nuko baraza tukabakira, ariko kubera yuko hari ibintu na bimwe na bimwe tudahuje nuko bari bameze mu gisirikare cyo bari barimo. Hari mbere bo muri guverinoma bari barimo bababuzaga kugira ngo bamenye politiki y'igihugu iyo bakabaye barinda nabo, noneho bakaba ibikoresho kuko bataba bazi n'ibyo barinda ibyo ari byo, bakaba ari abantu bo gukoresha gusa, kurindisha umuntu ikintu cyo atazi n'icyo arengera icyo ari cyo ntabwo bari byo. Twebwe rero abasirikare bacu bagomba no kumenya politiki y'igihugu. Iyo politiki y'igihugu rero tugomba no kuyirinda tukamenya ibyo ari byo. Bari bafite imico mibi kuko hari ukuvuga ngo umusirikare ufite mission yawe ugomba gukora iki n'iki, ugasanga noneho umusirikare ntabwo ari byo yakoze. Mu baturage aratoranya, ashinzwe kurinda igihugu ariko aratoranya abantu, arica abantu, ari indiscipline, aragenda afata abagore, aragenda agira ati imico yo kubana n'abantu nayo ntayo bari bafite. Twendaga kugira ngo noneho tubanze tubashyire hamwe tubavange n'abasirikare bacu. Ubu ngubu niko twabigenje, babanze bige, babigishe, bigire hamwe imico, bigire hamwe ibintu bya